Hello, nongeye kubaha ikaze, ni ku Inkuru TV aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Yves, tukareba umugabo cyangwa umusore witwa Yves ni muntu ki, ateye ate, yanga iki, akunda iki, nibyo tugiye kurebera hamwe. Nkomezamo ikaze abashyashya kuri iyi channel, mbasaba ko aho muherereye hose mwakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho biboroheye. Abakunze ibiganiro tubagezaho mugakora like, mugakanda kuri icyo gipfunsi, n'abishoboye mukatwandikira muri comment. Yves ni izina rifite inkomoko mu Giseltin, risobanura igiti kinini. Hari n'aho risobanura umuntu urasa ukoresheje umwambi. Muri bimwe rero uzasanga biranga ba Yves. Yves ni umuntu ugira umutima woroshye, ugira impuhwe, ugira ibakwe, akagira ishyaka mu byo akora. Ni umuntu uba uzi ko ari mwiza nawe akambara neza kandi akabigendera ngo agaragare neza mu bandi. Usanga rero nubwo Yves yiyemera, ajya yumva afite kutiyizera muri we, ariko kuko usanga azi kwisanisha n'ubuzima agezemo, agerageza kubaho neza aho yaba ageze hose. Yanga akarengane, haba umurenganya cyangwa uwarenganya abandi. Yves agira umujinya nubwo udatinda, ariko aba ari umuranduranzuzi. Yves rero akunda kwiga amasomo yo gushyira mu bikorwa ibyo kuvuga ntabikozwa. Abantu baba bamuziho kwirwanaho, ariko kandi banamuziho kuba ari umuntu wiyemera bya cyane. Umugabo cyangwa umusore witwa Yves usanga ari ba bantu bagira imbaraga nyinshi, bakunda gutsinda inshuro nyinshi mu byo bakora, bahorana inyota yo gutera intambwe nshya mu buzima, bakunda cyane imirimo yabo kandi ni abantu bitanga cyane mu kazi kabo. Umugabo cyangwa umusore witwa Yves rero mu byo uzasanga bimushimisha, ashimishwa no kugendana n'abandi, kugira inshuti nyinshi no gukina imikino itandukanye.
mu rukundo nta bikabyo byinshi ashyiramo, kuko akenshi aba yumva atiyizeye, ariko ntibituma acika intege, arakomeza agahatiriza. Nizere yuko mwese mwashijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere iranga abagabo cyangwa se abasore bitwa ba Eve. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu mukadutega amatwi, nizere ko mwungukiyemo byinshi. Mwakoze cyane, nawe utaha ntimuzacikwe n'ibindi biganiro tuzagenda tubagezaho. Mwirirwe neza, muhahe muronke, mugire Imana n'amafaranga. Bye.